nihe? Baza. Gahunda nihe? Baza. Twishimiye kuba turi kumwe n'aba baturage bo muri aka kagari ka Nyabugogo. Dufatanye gutangiza uburyo bw'ikoranabuhanga bise Baza, ije gufasha nanone umuturage kuba yageza ku buyobozi bukuru ikibazo cye afashijwe. Ashobora kubyikorera cyangwa ashobora gufashwa, ndetse ashobora no gufashwa n'inzego zimwegereye, no kuvuga ku rwego rw'akagari, ku murenge, ku karere ndetse no ku mujyi, kuko ikibazo azajya atanga kizajya cyandikwa nyine muri iyo systeme ya Baza, bityo umuturage akabasha kubona igisubizo mu buryo bwihuse kandi burambye. Tuzafatanye twese kugira ngo iyi systeme bagiye kutwereka ikore neza, ibagirira akamaro, kubera yuko ari cyo yashyiriweho. Tubizeza yuko tuzakomeza gufashanya kugira ngo ikore neza. Murakoze. Icyambere nuko iyi serivisi ari ubuntu. Mu bindi bihugu iyi serivisi umuntu arayishyura. Twebwe iyi serivisi ni ubuntu. Usabye iyi serivisi igihe bifata n'igitoya gishobora kugira ku munsi umwe, maze ikibazo cyanyu bakagikoraho. Nagira ngo bashimire, mukanya barabereka uko bikora. Urabona ni ibintu byoroshye cyane, ahantu mushobora kwifatisha ku ba agent biroroshye, noneho n'abayobozi bakareba uko bakemura ibibazo byanyu mu buryo bwihuse. Ahasigaye rero dukomeze tugire ibihe byiza. Murakoze. Systeme isaba ko mufite konti aye ugashyiramo telefone na rya jambo ry'ibanga ukawinjira. Komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu yakira nayo ibibazo by'abaturage bitashoboye gukemurwa n'inzego. Ni ukuvuga ko iyi systeme ije izadufasha natwe, ariko ntibivuze ko hari ibishobora kuza kurenganya urwo rwego bikatugeraho. Imbogamizi twagenda twirirwa dutegereje nk'abayobozi wenda batarahagera cyangwa bagiye mu zindi serivisi, ariko urumva tuzajya duhita twandika twohereze, natwe badusubize aho bazajya bari hose, igisubizo bazajya bakiduha. Ndabashimira rero abayobozi mu nzego z'ibanze n'ubufatanye bwo kugira ngo iri koranabuhanga rizadufashe, kandi namwe mukabona umusaruro wabyo, nk'uko leta y'u Rwanda isezeranya abaturage kubona serivisi nziza kandi zinoze. Ndabashimira rero.